abantu mwe naje muri siporo ariko iyi siporo iranguraho ku cyumweru guys have you guys nuko mubona rero ndi Kacyiru nari nagiye muri siporo Stay tuned. Okay, guys. Ndakeka siporo yanjye rero irarangiye. Haba ntashya. Saa sita n'igice birageze. Kanaye. Kavidiyo. Famille, I'm Cynthia. Angelina. Kuki mwaje kuba hano mwenyine? Why? Kwereki? Mwaje kuba hano mwenyine? Muradusiga? Kwereki? Ndebera. Badusize. Mugahene rero twenyine baza kubana. Bakambabwira izuba rirangije. Nk'abantu bambabwire. Numva abakiri namenye impamvu atari abantu kabisa. Reba ukuntu baba baraje gutura bonyine twebwe bakadusigira hirya. Why? Kapite muraho. Izina rya Yesu. Ubulobe. Mbere ibintu bimbaye. Niwe nshaka inzu. Finally mbonye inzu tugiye no kuyishyura. Ariko inzu none do
anko ansanze aho tugiye gushaka inzu, twagiye gushaka inzu je kutureba. Njya nibaza kubera iki umuntu ashaka inzu agasara agata umutwe, urumva ibyo rero ntabwo bitangaje nyine, urumva umuntu wese uri gushaka inzu arasara nyine, uva umutwe ukamurya, abakomisiyoneri bakakubeshya bakakujyana ahantu hatandukanye, uva ibintu byose waranabibabwiye nyine byo ukeneye. Noneho hari ukuntu uba uri gushaka inzu ariko vuba kandi nyine ugashyiraho abantu benshi, ikindi nyine ukabwira n'abashuti bawe, noneho ikindi ukaba wenda warahisemo nk'ahantu ushaka wowe ariho hantu nyine wumva ushaka inzu, urumva. Noneho nkanjye, urugero nkanjye nashaka inzu i Gikondo, ariko umuntu wese mbibwiye akambwira ati sha Gikondo kugira ngo ubone inzu y'ibyumba 4 ziba ari iza kera nyine, ntabwo wapfa kubona inzu nshyashya nyine, ntabwo wapfa kubona inzu nyine itari iya kera cyane. Kandi ikindi hari igihe usanga nk'ahantu iri ahantu habi pe, urumva nyine numva binciye intege, ndavuga se kugira nyine gushaka inzu itari ahantu heza, ntabwo ndubaka inzu yanjye mu mujyi wa Kigali kugira ngo njye ahantu habi, urumva. Noneho bigezeho nyine mbona ko inzu yabuze mara nk'ibyumweru 2 nyine, nta mukomisiyoneri umamagara ngo ambwira ati mabuja hari iyo twabonye n'iki, ibiciro ndabigabanya, ndavuga nta mpamvu yo gukomeza kwiyemera, kanuze noneho mbabaze ahantu banshakira, barambwira ngo ni i Kanombe. Ariko i Kanombe nkaba narumvishije amakuru yaho yuko nyine haba ikibazo cy'amazi, numva ndasaze. Ariko sha inzu rwose za kadasitiri i Kanombe zirahari z'ibyumba 4 kandi rwose nshyashya. Mbese ibyo nashakaga narabibonye, ariko noneho hazaho imbogamizi zo kuvuga ngo amazi. Noneho muzi ibintu byambayeho, ejo bundi twarishyuye, ejo abakomisiyoneri birirwa bamamagara abashuti banjye bambwira sha umva hari inzu twabonye hano i Gikondo, hari inzu guys, ibintu